Muraho, muraho. Abavuye Muhanga, Ruhango, Kamonyi, muraho cyane. Ariko kera nubakiye ku byo muri Shankwano yavugaga, abantu bajyaga baramukanya. Mu bintu byinshi baramukanyaga, waravugaga ngo ngira nkugire. Byagiye he ariko ko ntakibyumva cyane ngo ngira nkugire. Aha, ubu nibwo bikwiriye kuba bivugwa ahubwo. Ndabaramukije rero cyane, ndabarashuhuje, ndabashimiye, ndishimye rwose kuza kubana namwe uyu munsi. Mwakoze kandi kwitabira uyu munsi muri benshi. Birerekana ko umugambi wacu wo ku itariki 15 z'ukwezi gutaha tuwumvikanaho twese. Guhitamo neza. Guhitamo neza impamvu ni nyinshi, ariko zumvikana cyane. Erega hari urugendo tumazemo imyaka 30. Urugendo rwo guhindura amateka, rwo guhindura isura y'igihugu cyacu. Isura yabaye mbi cyane, amateka yabaye mabi cyane. Inshingano dufite rero ni uguhindura ayo mateka n'iyo sura, tukaba Abanyarwanda bazima dukwiriye kuba bo, tukiyubaka, tukubaka igihugu cyacu. Iyo niyo nzira tumazemo iminsi, niyo nzira tukirimo. Aho dushaka kujya ntabwo turahagera, haracyari kure cyane. Ariko urugendo turarugerereye, hari aho tugeze hashimishije, ntabwo bikwiye gusubira inyuma rero. Ibyo ndabivuga mbwira Abanyarwanda bose, ntabwo ari FPR gusa, Abanyarwanda bose. Ibyo bemera ibyo ari byo byose bindi, aho baturuka hose. Bamaze kubabwira mu kanya imitwe ya politiki ifatanya na FPR. Umwe muri bo wari ubahagarariye yaje hano aravuga. Biriya ni byiza, birashyira Abanyarwanda hamwe. N'abandi ariko badafatanyije na FPR, bafite ukundi bumva ibintu byagenda, nabo turabifuriza neza. Turabifurize neza kugira ngo ikizadutandukanya kizabe ibikorwa buri wese afitemo inyungu ndetse nabo. Ndagira ngo rero nshimire
iyo mitwe ya politiki twafatanije tugifatanije n'ubu ndabashimira cyane. FPR aho yahereye yubatse icyizere muri mwe, FPR bagirira icyizere, muyigirira icyizere, niyo mpamvu ibyo twubatse bigaragara kandi dufite inshingano yo gutuma biramba, tuzongeraho n'ibindi ndetse ibyiza birenze biri imbere. N'abandi bafite uwo mugambi rwose turabifuriza neza, ubwo tuzagaragarira mu bikorwa, tuzahiganirwa mu bikorwa, hanyuma nimwe muzajya muhitamo igihe cyose. Njye rero nk'umukandida wa FPR naje hano kubibutsa, kubashimira icyizere no kubabwira ngo nk'uko mbona ariko mubibona, dukomeze ibyiza twakoraga byubaka igihugu cyacu bidasize umunyarwanda uwo ari we wese inyuma, ahubwo buri wese abigiramo uruhare. Nagira ngo rero mbabwire ngo muri kuriya guhitamo ni uguhitamo gukomeza inzira turimo, ni uguhitamo ndetse kurushaho umurego n'intambwe kugira ngo tugerageze twihute, kuko aho dushaka kugera tutarahagera. Murakoze cyane. N'ubundi ibi biranshimishije kuba ari mwe mbibwira, abanyaruhango, abamuhanga n'abakamonyi. Twikomereze rero twiyubake. Hari n'uwavuze hano ibikorwa bimwe bimaze kugera hirya no hino, baravuga gusa ngo mubyare mugwize, sibyo? Nababwira iki rwose? Nanjye ndi kumwe n'uwababwiraga rero icyo tuvuga ni ukubaka u Rwanda rw'umuryango munini. U Rwanda rwitwa ko ari ruto mu buso bwarwo, ariko muri politiki ya FPR ntabwo ari ruto kuri ba nyirarwo uko baba bangana kose. Abanyarwanda murabizi, kera hariho politiki yavugaga ngo abari hanze bigumire hanze nk'impunzi, kubera ko n'ubundi ntibafite aho bajya. Politiki ya FPR yarabihinduye. Nta muntu ukwiriye kuba impunzi. Buri munyarwanda wese ari uyu munsi umubare wacu
ari mu myaka 20 iri imbere, umubare wacu uko uzaba ungana kose uzakwirwa mu Rwanda. Kugira ngo abantu bakwirwe mu gihugu nk'icy'u Rwanda cyitwa ko ari gito ndetse bagakwirwamo ari benshi, birashoboka, ariko bifite icyo bisaba. Bisaba gukorera hamwe, gukora ibigezweho, kubikora neza. U Rwanda rugatunganirwa. Iyo u Rwanda rutunze, iyo u Rwanda rufite abarwo bafite ubumenyi, bafite amikoro, bagejejweho no gukora neza ibyo bakora, bafite guhahirana n'amahanga, bafite ibyo batwarayo, bafite n'ibyo bavanayo, urwo Rwanda rukwirwamo buri wese ukwiriye kuba rurimo. Niyo politiki ya FPR, niyo politiki yanyu, yacu, n'abandi batari hano ariko b'Abanyarwanda. Niyo politiki tubifuriza. Sibyo? Turumvikana? Ndabashimira rero ubufatanye, icyizere twagiranye iyi myaka yose. Mu Rwanda rukaba harangwa n'umutekano, u Rwanda rurangwa n'iterambere rigenda ryihuta bitewe n'aho tunavuye kure cyane. Ibyo kubisezeranya ngo niyo nzira yindi tugiyemo inyuma y'itariki 15 muri iriya myaka 5 iza, byo biroroshye yo kubisezeranya. Nuko mbafitemo icyizere ngo turi kumwe muri ibyo bikorwa dushaka kugeraho. Turi kumwe. Iyo nzira rero yo kuba kumwe ni iyo ngiyo ituma ibintu byose bishoboka. Bantu ba Ruhango rero, bantu ba Muhanga, bantu ba Kamonyi, n'ababyeyi bari hano nababonye, hari abana batoya bari hariya, cyane cyane urubyiruko mwebwe, abakobwa, abahungu, icyo FPR yakoze, yatunganyije umusingi muzashingiraho mwubaka ibirenze n'ibyo abakurambere banyu bagezeho. Mwe mugere ku bindi byinshi imbere. Sibyo? Kandi mwumva ko bishoboka rero. Ukunda igihugu, n'ukunda FPR, n'ukunda demokarasi, ubumwe n'amajyambere, aba yikunda. Ntituzategereze rero nk'uko bigenda bigaragara aho tuvuye n'aho tugeze ubu ngubu. Ntimuzategereze kubeshwaho n'ubakunda wundi.
ubakunda wundi simuzi jyewe. Wundi mvuga, ubakunda wundi mvuga ntazi uwo ari we, hari uwamumenya hariya. N'uwo hanze, abo hanze turafatanya gusa, turafatanya, turumvikana, ariko ntimuzategereze uwo hanze ubakunda ubabeshaho, muzibesheho. Ndetse ahubwo nibishoboka twakoze neza, twageze aho dukwiriye kuba turi mu gihe runaka, abo bo hanze ahubwo natwe tubabesheho. Tube abashobora kunganira abandi kubaho kurusha ko batubeshaho. Ibyiza rero biri imbere, ndetse ibyiza biri mu guhitamo gutora neza. Uwo muzatora musanzwe mumuzi, mwamumenye. Ubwo ikindi nababwira iki se? Nawe bazagerageze bumva afite, tuzabahiga, sibyo? Mugire ibihe byiza, mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane.